Ku munsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana ubutwari bwaranze bamwe mu banyarwanda. Ni umunsi kandi utangwaho ikiruhuko hirya no hino mu gihugu, aho usanga abantu mu ngeri zose baba basabana n'inshuti n'abavandimwe babo. Gusa abo twaganiriye bazi neza ko ubusabane butagomba kubibagiza ko kwirinda icyorezo cya COVID-19 ari ngombwa. Ni umunsi w'amateka, urumva n'indirimbo bari gucuranga ko zisobanura, byari ngombwa rero kubera ko ngira ngo namwe murabizi yuko uyu munsi abantu bagomba kwishima, bishimira igikorwa by'ubutwari bimaze kugerwaho. Leta turishimira yuko igihugu cyacu gifite umutekano, tuba twese dutuje kandi dusangira. Kuri iyi tariki ya mbere Gashyantare mu mwaka wa 2022 ni nabwo kandi Bralirwa yatangaje izamuka ry'ibiciro by'ibinyobwa bisembuye birimo Mitsingi, Primus, Amstel na Legend. Muri iri tangazo Bralirwa ivuga ko ubwiyongere bw'igiciro kibikenerwa ngo uruganda rubashe gutanga umusaruro ukwiye nabyo byiyongereye. Iyi ikaba impamvu nyamukuru yo kuzamura ibiciro by'inzoga. Gusa abasanzwe baranguza inzoga hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavuga ko nubwo ibiciro byazamuwe ngo n'ubusanzwe hari zimwe mu nzoga z'uru ruganda zabuze ku isoko. Ko ibiciro byazamutse ariko ntabwo tubasha kubona inzoga kuzibona ni ikibazo, biradusaba gushakisha impande n'impande. Ubundi ubusanzwe tugira aba distributeri baduha inzoga, ariko ubu ntabwo dushobora kuzibona kuko ntazo bafite, ni kujya kwishakashakira. Ibyo rero bigatera izamuka ry'ibiciro riri hejuru. Heineken niyo nzoga yazamutse bigera ahantu ubona bimaze kurenga umurongo, kuko yavuye ku 16,000 igera hafi ku 30,000, kuko abari bazifite buri wese yazihagararagaho. Benshi mu bazaga kurangura inzoga batunguwe nuko basanze ibiciro byuriye, abandi bakabura inzoga baje gushaka. Kereka Mitsingi nene niba ari kwiranguza 12,500. Mbere yaguraga ngahe? Yaranguraga 10,500. Abana bari kuzuriza nabi, za Bralirwa zizamuka cyane. Nanone ariko abacuruzi b'inzoga bagaragaza ko nta yandi mahitamo, kuko mu bihe biri imbere ibiciro ku muguzi biziyongera igihe stock bari bararanguye imbere zizaba zashize. Twebwe n'ingaruka kuri twebwe, bikaba n'ingaruka ku wari utuganye kandi ariyo yariguye, sinzi niba ariko nabivuga. Bibaye ngombwa ni bya biciro babisubizaho bisanzwe, hanyuma kuko nibyo muri rusange tumenyereye. Turaza kureba, turaza kongeraho, ariko ko hari stock tuba dufite ya mbere tuba twarangwa ibiciro bitari byiyongera, turabanza kugira ngo tuyikuremo ivemo, hanyuma ku isoko kw'ibiciro bihagaze kugira turebe natwe ko tutabasha guhomba tubanze gucuruza. Abasesengura ibirebana n'ubukungu bashimangira ko nubwo ibiciro byakomeza kuzamuka bitabuza bamwe bagatama kugafata, ariko nanone umuguzi wa nyuma azakomeza kugorwa no kwishyura amafaranga menshi, bikaba byagira ingaruka ku mibereho ye rusange. Abandi bo babyungukiramo kubera ko nubundi abacuruzi basanzwe, abazidistribuwa, abazikwirakwiza hirya no hino, bo nubundi bitangira ku giciro bahawe. Iyo hari amafaranga bagomba kungukamo n'ubundi bo bayungukamo, bo ntacyo bahomba. Ndetse n'ucuruza iyo ibiciro bizamutse n'abashyira ku giciro cyo hejuru, umuntu byanze bikunze ugirwaho n'ingaruka n'umukonsomateri wa nyuma, uyinywa bwa nyuma, unywa iyo nzoga bwa nyuma niwe ugirwaho n'icyo kibazo cyo ibiciro byazamutse. Nubwo inganda zitunganya ibicuruzwa binyuranye zirimo ibiribwa n'ibinyobwa akenshi ziba ari iz'abikorera, kandi kugura ibyo zitunganya bigaturuka ku mahitamo y'umuntu ku giti cye, abafite aho bahuriye n'ubukungu basanga bikwiye ko banyiriza inganda bajya banatekereza ku bushobozi bw'abaguzi no kwirinda guhindagura ibiciro uko bishakiye, kuko n'ubusanzwe ari abaguzi batuma zunguka. Jean Claude Mutuyeyezu mu mujyi wa Kigali.